ikaze wowe uteze amatwi Overworld TV Rwanda. Nyuma y'uko rero ubuzima bwa Papa Francis butameze neza ndetse akaza kujyanwa kwa muganga kugira ngo abe yakwitabwaho, uyu munsi wa none rero muganga ibyemezo byagaragaje ko ubuzima bwa Papa Francis budahagaze neza, kuko yavuze ko yasanze impyiko ze zitarimo kuyungurura amaraso uko bikwiriye, ndetse akaba afite n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'imyanya y'ubuhumekero itameze neza. Ubwo rero byatumye Karidinali ndetse n'abandi benshi baba bari hafi ya Papa aho ngaho i Roma mu Butaliyani batangira kwitegura kuba bashyingura Papa, dore ko ari imihango isanzwe ikorwa mbere y'uko nk'abantu bakomeye nk'aba ngaba bitaba Imana. Hanyuma umuhango wo kuba yashyingurwa ugatangira gutegurwa, dore ko nawe afite ubwoba bitewe n'uko ubuzima bwe budahagaze neza, ndetse akavuga ko ari ibintu bigoranye cyane kuba yashobora gutaha akiri muzima. Ngira ngo murabizi neza ko uyu mukambwe Papa Francis uhagarariye abakatolike bose ku isi yatowe ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu mu 2013. Ntago ari igihe kirekire rero ayoboye, nubwo ubuzima bwe budahagaze neza. Reka dusabire uyu mukambwe ko yazataha cyangwa se akava mu bitaro ameze neza, ku buryo wenda inshingano ze zakomeza. N'umukambwe rero ukuze, afite imyaka 88, dore ko yatowe afite imyaka 76 mu 2013 nk'uko nabikubwiye haruguru. Hanyuma rero akaba ari umupapa kandi wakunze kugaragara yicisha bugufi, dore ko nta modoka ihenze yagaragaye agenderamo ku rwego ruri hejuru, cyangwa se wenda akaba afite indi nzu idasanzwe wenda yabayemo. N'umukambwe kandi utarakunze kuvuga rumwe n'ubutegetsi bwashakaga gushyigikira abaryamana bahuje ibitsina, ndetse akavuga ko ibyo bintu rwose agiye kubica, ndetse akavuga ko kandi atakemera gushyingira abantu bihaye Imana nubwo hari abasigaye babikora bwihishwa. Nk'uko bisanzwe rero, kugira ngo Papa abashe kuba yaboneka cyangwa se bamenye uzahagararira umuryango Katolika mu isi n'uburyo bikorwamo, abakaridinali bose baturutse impande z'isi zitandukanye ndetse n'imigabane yombi baturuka mu bihugu byabo, hanyuma bose bagahurira i Vatican muri shapeli yitwa Sistine. aho ngaho niho babasha gutorera Papa uzabayobora, kandi dore ko iyo bamutoye hanyuma Karidinali mukuru yahatira uwo ngo watowe kuba yakemera inshingano cyangwa akemera kuba yakemera ibyo bamutoreye akabyanga, harongera agakorwa andi matora. Gusa amahirwe aba ahari menshi nuko uwo muntu atashobora kubyanga. Hanyuma rero hejuru y'inzu cyangwa se hejuru y'iyo sale yitwa Sistine iba iri gukorerwamo ayo matora, abantu benshi hanze baba buzuye ndetse bategereje kumenya niba Papa ari buboneke, dore ko hari ikimeze nk'ipimo cyangwa se ikimeze nk'itiyo kiba kiri hejuru y'inzu gicumbamo umwotsi w'umukara. Hanyuma icyo gihe nibwo amatora aba arimo aba. Gusa iyo umwotsi uhinduye ibara ugahinduka umweru cyane, biba bishatse kugaragariza abategereje uwo muhango ko Papa ashobora kuba abonetse. Ni mu gihe rero abo bose bakomeza gutegereza ndetse bibaza bati Papa se aratorwa ryari, dore ko aba ari umuhango ukurikiwe n'abantu benshi batuye imihanda yose, ndetse yaba abakatolike yaba abandi bafite indi myemerere, bose ugasanga baba bitabiriye kureba uyu muhango. Kandi
Amazina y'uyu papa wari uriho agenwa n'aba bakaridinari bamutora, hanyuma bakamuhereza izina agomba kuzitwa mu gihe azaba ari ku buyobozi busanzwe cyangwa se arimo akora inshingano ze, agahabwa izina azakoresha. Dore nk'uyu papa uriho ariwe turimo kuvuga waje kuba yarwara indwara zikomeye, amazina yiswe n'ababyeyi be yitwaga George Mario Bergoglio, kandi uyu nguyu akaba yaravukiye mu gihugu cya Argentine, kandi yatowe afite imyaka 75 nk'uko twabivuze. Hanyuma akaba nanone twavuga ngo abakirisitu ndetse n'abandi bose muduteze amatwi cyangwa abandi mwese mwageze kuri iki kinyamakuru cyacu cya Overworld TV Rwanda, nizere kandi ko mukomeje gukomera. Reka twizere ko umushumba wacu ari buze kuba yakira, hanyuma namwe mukomeze kugira ibihe byiza mwihangana, ariko nanone munamusengera kugira ngo uyu mushumba yongere aze kuba yamera neza. Nizere ko wakanze subscribe, mukomeze kugira ibihe byiza. Njye mwari kumwe nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye.